uriya itorero ryari mukeneye, umuryango wari umukeneye, igihugu cyari kimukeneye, birababaza. Ariko kubera ko turi abakristo, umwanditsi yavuze ngo umukristo agira ibyiringiro bidashira, tuzaduhumurika, tukizera, tugakomera kubera yuko twamenye Imana. Rero umuryango wa bugufi ndetse n'itorero turavuze ngo mwihangane kandi mukomere, kubera yuko ibi ni ibihe bisanzwe nubwo bitamenyerwa, ariko hari igihe tuzabwira urupfu wese warutuwe urubone rwawe. Rero mwihangane mukomere kandi mukomeze muhumurike. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rihumuriza kugira ngo dukomeze tubwirane aya magambo. Iyo urupfu rw'umupagani rwabaye, abapagani baza bahura bakanywa inzoga kandi bakishima bakanezerwa kubera yuko ariyo kariyeri bari bahuriyemo bose. Iyo urupfu rw'umukristo rwabaye, abakristo baza bahura bakabwirana aya magambo tugiye kubwirana, bagasenga bakaririmba. Twaranze kagahinda cyangwa se wa mubabaro wuzuye mu mitima yacu ukavamo kubera kumva aya magambo meza. Icyo gituma umwanditsi yavuze ijambo ryiza rikomeye cyane, aravuga ngo iyo dufite Bibiliya gute ngo tuba dufite Imana, twarirambura tukaba tubonye Imana, twatangira kuyisoma tukaba dutangiye kuganira nayo. Iyo umuntu yamenye ubwiza bw'Imana akamenya n'imbaraga zayo, igihe cyose ari mu kibazo hari karagiteri umukristo agomba guhagararaho, kandi yazihagazeho ibintu byose biza bikurikirana. Ahantu umwijima hakaba umucyo kubera ko babashije kwisunga undi mucyo. Nicyo gituma umwanditsi yavuze mu gitabo cya Zaburi 11:3 arabaza ngo sifatiro z'umukiranutsi zishere, ngo se umukiranutsi yakora iki? Igihe umukiranutsi ari mu mwijima kubiturimo, igihe umukiranutsi yabuze abavandimwe kuko tumeze, igihe umukiranutsi yahuye n'ibibazo byinshi bikomeye cyane, ese wama umukiranutsi yakora iki? Umwanditsi yasubije amagambo menshi akomeye cyane. Ijambo rya mbere, umukiranutsi adakomeza kwisunga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niwo muntu utazuguhemukira muzamwumvaho, niwo muturanyi w'umuntu ibihe byose bibaho. Bene abantu basaba guhemukira, inshuti n'abavandimwe bakaguhemukira, n'abandi bose bakaguhemukira, ariko iyo wisunze ijambo ry'Imana uzuhorana kwizera. Bese Imana icyubahiro. Sebene amen. Niyo mpamvu iyo tubwirana aya magambo tuba twisunze ijambo rikomeye ritanga ihumure hagati mu mitima yacu. Urupfu ni ikintu kiza kibabaza iyo bavuze ngo umuntu arapfuye, ariko bimwe biri mu masezerano Imana yadusigiye. Ntabwo tuzaja mu ijuru adapfuye. Haba impfu zo mu buryo butatu. Urupfu rwa mbere rubaho ni ugupfa mu mwuka. Ukaba uri umukristo mu ikanisa uzusenga mu gitondo na nimugoroba, ariko warapfuye mu mwuka. Imana ikikubona nk'umuntu wayo. Niba babandi tuvuga twebwe twaje kubaca umugani tukavuga ngo bapfuye bahagaze. Burya iyo udapfuye urupfu rwo mu mwuka aba arimo ategura urupfu rw'iteka. Kandi urupfu rw'iteka ni ikibazo gikomeye ku buzima bwawe. Niba abantu mwanditse yavuze aravuga ngo hari abamaze gupfa n'urupfu rw'iteka bakiri mu isi, hagasubira hakaba urupfu rw'umubiri, umubiri gutandukana n'umwuka. Kubera ko iyo nzira umubiri usubirwa n'umwuka ukashirwa. Niyo mpamvu iyo tugeze hariya ku irimbi baza bavuga ngo dore ubibwe uw'igisuzuguriro ariko uzazugura uw'ubwiza. Kubera iki? Umubiri wasubiye iwabo n'umwuka wagiye iwabo. Abadamu bagihingira haruguru iwacu bageraga mu murima bagakonyora ikigori bagakuramo bakumva n'imidete zaraje. Bumva hari urudete bakagikonyora bakarira kuvuga amakuru y'ibigori byeze. Natwe iyo duhagaze kuri ijambo ry'Imana, Imana ikora ku muntu wayo. Yumva arakwiriye, Imana ikamutoranya mu bandi ikamujana mpaka twarangiza tugasigara turira. Ariko Imana rero yamushatse. Bese Imana icyubahiro.
cyubahiro. Amen amen. Imana iyo yagushatse ntawe kwitanga umugambi wawe. Usiryama nijoro wasinzira gace mu gatondo tukakujana hariya nagata. Kubera ko Imana yagushatse. Niyo mpamvu Pawulo atubwiriza ubutumwa hariya mu muhanda w'i Filipi. Abantu bakomeza kumubaza ibintu byinshi cyane. Yakoze ibintu byinshi bikomeye cyane. Yakoze ibintu bitatu muri uriya muhanda. Ikintu cya mbere yakoze yavuze ubutumwa bwiza. Abantu bamwe barakizwa barimo bari abakobwa b'itongo rya Lidiya. Yasanga baza basenga ariko badafite ikanisa. Ariko babwiriza ubutumwa barakizwa cyane. Ijambo rya kabiri yashinze ikanisa. Amaze kwashinga ikanisa abantu bakomeza kumubaza hejuru y'umuzungu. Abwira abantu yuko nyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Abantu ntibazumva cyane agerageza kubasobanurira ngo bose bahuriza hamwe. Amen amen. Amaze kubahuriza hamwe Bwana sifiwe zahe. Wese Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Abahuriza hamwe arangize baganira amagambo y'Imana. Ku gice cya mbere n'umurongo wa 6 akiyabakomeza yarababwiye ngo mw'Abafilipi icyo si neza ndashidikanya nuko yatangije umurimo mwiza muri mwebwe izawurangiza amahoro. Kandi arimo babwira yuko abantu bose bafite umurimo mwiza aribo bazabona Imana. Agera ku gice cya kabiri arababwira ngo mw'Abafilipi no ku murongo wa 5 arababwira ngo mugende mugire wa mutima ari muri Kristo Yesu. Iyo umuntu afite wa Kristo wa mutima ari muri Kristo Yesu azabona Imana kandi azabona ibyasezeranye. Agera ku murongo wa 3 ashaka kubabwira uko abantu bose bazabona Imana arabiyejeje. Ku murongo wa 4 arababwira ngo oje wa Paulo kuzani ndamuyaje nabihinduye kuba igihombo ku bwa Kristo. Ageze ku murongo wa 20 twasomye aravuga ngo naho twebwe iwacu tabari naha bahubwi bacu ni mw'ijuru kandi aho ngo niyo dutegereje kumukiza zacu. Amen amen. Ageze ku murongo wa 4 arababwira ngo nimwishimire Uwiteka iminsi yose kandi nongeye kubivuga ngo mwishimire ineza ya imerwe n'abantu bose. Burya umuntu wazaba gutangira ubuhamya kubera ko yishimye mu Mwami. Burya umuntu wagutangira ubuhamya kubera yuko ineza yamenwe n'abantu bose bakamenya imyitwarire bakamenya imigenderere yiwe yarangiza akandika muri kiriya gitabo. Yesu Imana icyubahiro. Amen amen. Burya hari abantu bazandika mu gitabo cy'ubugingo umuntu wa mbere ngo wumvise yuko ngo inyuma ngo y'ubuzima ngo hariho ubundi buzima utari bwo kurwara utari bwo n'ubwo gupfusha. Abo bazandika muri icyo gitabo. Umuntu wa kabiri ni uwumvise yuko inyuma y'ubuzima hari urubanza. Iyo tubwiriza amagambo nuko umuntu agomba gutunganya inzira ziwe. Niyo mpamvu umwanditsi yabivuze hariya mu gitabo cya Yobu aravuga ngo si umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe gitoya mu ntambara. Burya urupfu rwabagaho. Adamu yakoze ibintu bitatu ku rupfu. Ikintu cya mbere yakoze ku rupfu yararuzuye rutari rufite imbaraga. Barahaga bafite imbaraga. Arangiza amaze gucumura urupfu ararureba rurarubaho. Ikintu cya kabiri yabaye gutera kunga wabo. Kiyenda cumu karuturuba ruriho. Twanga turi mu isi twadufashe igihe gitoya mu ntambara. Igihe cyabo cyageze kanangiriza kuri aya magambo bakubwira kuri senzi. Where's my icyubahiro? Haleluya! Amen amen. Itugomba kubabara kabadafite
kigira igihe cyane. Hari igihe cyo kuvuka hakaba n'igihe cyo gupfa, kandi zose ijambo ry'Imana rirabivuga. Ariko utarabimenya bashimere Imana basenga n'ububabaro biginga Imana baturiza hazabo Mana Isiraheli. Gusa umukristo nta kintu kidakimura agatunganya inzira zibatige, wacumura ugatunganya inzira zawe kugira ngo ukomeze tuzakuvuga haya magambo. Niba umuvandimwe yarakijijwe koko ubwo nyine nta kibazo twe turimo tubivuga, ariko yamaze kuruhuka, Imana yamaze kumwakirira. Mwanditse yavuze ngo abere mu isi ngo nizo fura zonyine nishimira, abere mu isi nizo fura zonyine nishimira. Uwo munsi Dawudi arabivuga cyane, aravuga ngo wabana Israheli ngo watata n'ijoro ryane sizwe mu kirere, abagabo bataramiye Imana bose Imana ishubahira. Samenya mbere watata sizwe mu kirere ryane nishimira. Ariko nkunda Dawudi yemwe, Bwana sifiwe sana. Kubera gukunda Dawudi na Paulo na Esteri, Bwana sifiwe sana. Umwana washe mukuru wa mbere yitwa Dawudi, wa kabiri Paulo, wa gatatu Esteri. Bwana sifiwe sana. Hari ibihumbi by'ahumizi. Yego. Bwana Imana ishubahira. Bwana sifiwe sana. Aravuga ngo kubera icyo kintu udasa mu gitondo kare n'ijoro size uzasanga mu mutima wawe uzasanga atazangira n'imahirwe. Niba umuntu yagusize adafite amahirwe, niba umuntu yagusize hano yarakoze neza, nimushaka muhumurike mureke kure, nimushaka mukomere bave tuzamusanga. Gusiga isigaye nitwebwe dutunganye inzira zacu, kandi nituzitunga intwari zose zagusize tuzazisanga. Tuzabona intwari z'Imana mu ijuru, zimwe zagendeye muri Kenya. Tuzabona abataramiye Imana amarembo y'urumva. Tuzabona abataramiye Imana muri ino Kenya amarembo y'urumva. Bwana Imana ishubahira. Amaherezo y'abatizera
Uretse Yesu mwijuru tarumunya hari ibihumbi byarumvise byakarabiye data mu gitondo na nimugoroba zasenze uko usikeye uko bishe nanatangira kubaza Imana ko Ngarukiye mwamaze mu minsi 390 bari mase bajyamira umavumwe ngo arangiza bamara iminsi 40 mase bajyamira undurwa aho tuzabona abakozi Imana ba Paulo bamaze iminsi 30 bari mu bitaro by'abatara tuzabona abakozi Imana bari habi yego bagusize tuvuye mu ihuduma mu gataka tuzabona abakozi b'Imana Imana y'umukobwa dukuwemo Nyantabara watarabirima tuzabona abakozi b'Imana batarabirima bafite amahera Imana pikina abantu basenga bafite amahera tukikumbuka ndugu wengi sana tulianza nao kwa safari sasa leo wamerudi Nyantabara mu Ngogogo n'undi mukobwa w'abanyabyinshi wo ku Murambi wo ku Murambi wo mu Rurambo n'undi muhungu wo mu Kashembe witwa Muhumure twari dufite groupe y'abantu batandatu umunsi wo turasenga turatanga Imana yatubwira ngo igihe cyo gutandukana kirageze mu kandi uko mu ngano babeshi mugiye kubahamagara muri mwene umunsi umwe dutaramye gute umukobwa witwa Yashike kabana aragize arabura ngo kubona Ngarukiye igihe cyaje kirageze muzoyobore ino groupe mufite neza uti ijambo giterane ku muraza cyangwa kibonduti Ngarukiye kufira rapamagara ngo se wogira no kubitaro kuri general narwaye ambonye muti arabura ngo sigare neza ndagiye abarashikanya ragenda bukeye bwa Muhumure arabwira ngo yumusigiye kigeze nawe Muhumure ko uwo munsi ndaba barashaka ndavuga ngo se w'Imana Nibukari Rushambwa twasomye turavuga ngo mutare mwisi wafashe igihe gito mu Nyantabara bucenya Muhumure nawe arazamuka bucenya bangukana n'iriba turatarama turaneze bucenya ngo malariya tumushaka kwita bucenya tumukura ku bitaro tumugeza mu muzozi ku bitaro yakize batashingeze ku rugo kandi kwamukira barampamagara ngo nyambanguka ngo nawe tuvuye mbega yuko umuntu wese ari mwisi afashe igihe gitoya mu Nyantabara mureke cyo mwasigaye igihe cyacu tugikoreshe neza bitugikoresha neza aba bose Nyantabara tuzamusanga bitugikoresha neza katange rero gushimira Imana kuko turi abakristo ariko daneze mwese barishoboye baramubwiye ngo nihakane Imana aravuga ngo jewe ndi umukristo gucyo ngo niki ngo kizagihumuriza umutima wawe baramubwira ngo bukanyibagiza ijambo zose baramubwira ngo subira nyabuna yakane Imana tutakwije hari ijambo ryanesheje cyane aravuga ngo jewe ndi umukristo ngo nitumirwa ngo ngiye gupfa tegera umukristo wamenye Imana ngo nitumirwa ngo ngiye gupfa ngo zagira izishimo bitavuga barasura baramubwira ngo yakane Imana aravuga ngo jewe ndi umukristo ngo gakondo yanjye wiri mu bintu kubana data ngo tangwara ngo tanabi aravuga ngo nyamwihakana aravuga ngo jewe ndi umukristo guco ngo niki ngo kizagihumuriza umutima wawe ngo kanyibagiza gusago zose uri mu kiyabaye umukristo asayibagiza gusago zose yarangiza agatekereza gushesha umusuku wabe yarangiza akazazukana n'abana bapfuye bizeye bagasanganira umwami mu kirere n'umwaka ijambo ry'Imana